itandatu ishize ariko imbuto zigenda zipfa ntibagira ubushobozi bwo kuzisimbura kubera intege bagize. Ubwo rero twaje kubaha umuganda uyu munsi kugira ngo imbuto zose zapfuye dushobore kuzisimbuza nawe umusaruro uziyongere kandi nawe ugira akamaro. Niyo mpamvu rero turi muri iyi mirimo. Urabona ko atari umurima munini, nta imbuto zagiye zipfa gusa. Rero mu buryo bwo kugira ngo tubikore, izi mbuto nizo twababikiye kandi bazakomeza no gutera mu minsi iri imbere. Ntabwo ari uyu munsi gusa, ni igikorwa twatangiye kuva ejo kizakomeza kugeza nko mu kwezi kwa 12 bakaba barangije gutera aho tubona busabwa n'ubusimbuzi. Imbuto turazifite muri pepiniyeri, igisigaye nuko aho abantu batishoboye koperative zabigira ibyayo. Icyo gikorwa cyatuzanye gusa. Ikindi tuza gukora ni ukubafasha no gutera ifumbire ahera kugira ngo bashobore gukomeza gutanga. bakomeye ni mwebwe abahinzi b'icyayi. Muri uyu munsi rero twaje gutangiza ku mugaragaro igihembwe cy'ihinga cy'icyayi nk'uko dusanzwe tubikora no mu bindi bihingwa. Impamvu yabyo ni uko aho tubitangiriye mu myaka 3 ishize twabonye yuko hari icyo bifasha abahinzi b'icyayi. Bafashwa gukangurira kugifata neza, ariko bakanakangurirwa kongera umusaruro uturuka kuri hegitari imwe. Ahangaha impamvu twitabiriye hano muri uru ruganda ni ukubera yuko mu nganda zose dufite mu gihugu, uru ruganda n'iyi mirima irukikije niho hari umusaruro mukeya kuri hegitari mu gihugu hose. Akaba ariyo mpamvu rero aba banyacyubahiro bose mubona hariya bicaye bafite bambaye imipira, bose baturutse hirya no hino mu gihugu kugira ngo baze kubafasha kubatera inkunga, hanyuma tunaganire uburyo twakongera uyu musaruro w'icyayi. Impamvu mbibakangurira, ngira ngo abenshi mujya mubyumva ku maradiyo, icyayi cy'u Rwanda kirimo kiratera intambwe ishimishije, haba mu bwinshi ariko cyane cyane mu bwiza.
ngira ngo mujya munabyumva turimo turagura ubuso buhingwaho icyayi. Ahangaha muri Nyaruguru murabizi hari umushinga, hari uriya wo hirya wa Skon, ariko hari n'undi dufite turimo tuganira n'abandi bashoramari kugira ngo tube twagumya kwagura ubuso buhingwamo icyayi, haba ahangaha muri Nyaruguru ariko no hirya no hino mu gihugu. Aha muri Nyaruguru rero mufite amahirwe y'uko mufite icyayi cyiza. Murabyumva hirya no hino mu gihugu ubu ngubu icyayi cy'u Rwanda ku nganda nyinshi kirimo kirabona ibiciro byiza ku isoko mpuzamahanga. Ejo bundi hari uruganda rwa Nyabihu ndetse n'izindi nganda zigeze kuri enye zagurishije ikiro cy'icyayi ku madolari arenga 7. Ni ukuvuga yuko ikiro cy'icyayi kiragura hafi amafaranga arenga 6,000. Murumva ko ari amafaranga menshi cyane, hafi 6,000 birenga ku kiro kimwe cy'icyayi. Hari n'igihe uru ruganda rwanyu narwo rwagize hafi mu madolari 6, nayo rumva ni hafi 5,000 by'amanyarwanda. Ngira ngo nta kindi gihingwa mujya muhinga kigura amafaranga angana atyo. Hari ikindi? Niyo mpamvu rero nka leta turimo tugerageza gutera inkunga abahinzi b'icyayi kugira ngo bakishimire. N'igishimishije nuko mu myaka 3 ishize tubona yuko kwishimira icyayi byaragarutse mu bahinzi. Ubona yuko abahinzi barimo barashaka gutera icyayi ku bwinshi. Tugumya tubona ubusabe abantu batubwira bati nimudufashe twagure ubuso buhingwaho icyayi. Muri aka karere kanyu mufite ubuso buhinze h'icyayi burenga amahegitari 4,000. Ariko gahunda ihari nuko aya mahegitari byibuza mwayakuba hafi inshuro 4 cyangwa inshuro 5. Ibyo rero nta wundi wabikora atari abahinzi. Nagira ngo rero mbakangurire yuko iki gihingwa twakitabira. Tugiye kubaha umwanya, ndabona yuko burimo buracya, imvura isa nk'iri hafi. Bambwiye ngo imvura ya Nyaruguru igwa mu masaa 7 mu masaa 8. Sinshaka kubafata umwanya, ndashaka yuko uyu mwanya tuwugira uwanyu, aho kugira ngo abicaye hari aribo bafata umwanya. Nababwiye ko ari mwebwe abantu bakomeye muri uyu munsi. Tubaha umwanya mwisanzure, tuganire, mutubwire icyo mwifuza kugira ngo ubuhinzi bw'icyayi cyanyu butere imbere. Cyane cyane iyo ibi bikorwa birimo bikorwa, ikiba kigamijwe ni uguteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Mwisanzure mutubwire n'ibindi biri hanze y'icyayi mwumva yuko mukeneye kugira ngo iterambere ryanyu ryihute. Cyane cyane yuko ngira ngo murabizi mujya mubyumva, gahunda y'igihugu cyacu nuko turandura burundu mu banyarwanda ubukene, tukarandura burundu mu banyarwanda ibijyanye n'imirire mibi mu ngo zacu, ariko cyane cyane imirire mibi mu bana bacu. Ahangaha mu karere ka Nyaruguru nkunda kubigarukaho kenshi, ariko muri aka karere ni kamwe mu karere kakigaragaramo abana benshi bagwingiye. Ntabwo tuzagira abanyarwanda bateye imbere baduha ubukungu twifuza nk'igihugu igihe cyose abana bacu bazaba bagwingiye, bajya mu ishuri bakarivamo batiga neza. Nagira ngo mbibabwire, iyo umwana atitaweho ntakure neza, niko musanga bataba n'abahanga mu ishuri, ni naho musanga niyo bakuze
bigorana mu buzima kugira ngo iterambere ryabo ku giti cyabo ariko n'iterambere ry'akarere batuyemo ryihute cyane. Iki kintu rero cyo gufata neza abana tukababungabunga nirwo Rwanda rw'ejo. Hasigaye harateye ibyorezo byinshi, cyo kubafata nabi bakagwingira, cyo kubafata ku ngufu. Turimo turabona imibare myinshi izamuka isa nkaho turimo turata ubunyarwanda. Abana ntabwo bakiri abantu bitaweho babungabungwa. Urabona yuko hari imico myinshi mibi irimo igenda itwototera. Nagira ngo mbakangurire yuko iyo mico mwayikumira ntizigere ibageramo, sibyo? Ngiye kubaha umwanya rero, ntabwo ko ntabafata umwanya. Nagira ngo mbashimire cyane igikorwa cyiza twafatanyije gukora, mbakangurira yuko iki cyayi cyanyu mugifata neza. Abandi barimo barabona amafaranga menshi cyane. Mbabwije ukuri, hirya no hino mu gihugu aho ngenda abahinzi b'icyayi barishimye. Namwe rero mukeneye kugera kuri iryo terambere n'ibyo byishimo. Urabona yuko ahantu henshi twagiye icyayi abantu baragitaye ntibagifata neza. Twabahaye umuganda, ariko ibisigaye ni ibyanyu. Nagira ngo mbakangurire yuko mwagitabira mukacyitaho kugira ngo namwe mujye mu iterambere nk'abandi. Murabona yuko Nyaruguru ni ahantu haberanye n'icyayi cyane, kiranahera, ni na cyiza. Impamvu yatuma musigara inyuma kandi abanyarwanda hirya no hino mu gihugu barimo batera imbere ku buryo bunyuranye, ntekereza ko byaba atari byo. Mwakoze rero cyane kwitabira igihembwe twagitangije. Ubwo ngubwo ahasigaye ni ahanyu. Murakoze. Twishimiye rwose kuba mwaje kudufasha gutangiza iki gihingwa cy'icyayi. Nibyo gushimirwa, mutwitayeho nyakubahwa Ministre, turabibashimiye. Bantiza amashyi tubashimire. Turabashimira nanone yuko mwatwegereje inganda. Umusaruro wacu mbere dutangira guhinga icyayi twaburagaho tugishora, ariko ubu nibyo gushimirwa, murabyibonera uruganda nguru ndumva ruriho runakora, dushora umusaruro rwose bitatugoye, mukwiye kubishimirwa. Ariko kandi nanone nyakubahwa Ministre, dukeneye ibintu bijyanye no kugira ngo umusaruro wacu ushobore kugera ku ruganda. Icyayi cyacu gituye mu mirenge itatanye, bityo imihanda iva mu cyayi igera ku ruganda iragoye pe. Iyo imvura yaguye rimwe na rimwe usanga imisaruro yacu yaheze mu mirima kandi twasoromye. Nyakubahwa Ministre, mudufashije kandi ndabizi murabishoboye, mwadufasha gukora imihanda tukabona uko umusaruro wacu ugera ku ruganda. Ndaturutse hariya mu kagari ka Kirarangombe, yenda hari na bagenzi banjye batashoboye kugera hano, ariko ubu ndagenda mbabwire uko nyakubahwa Minisitiri yaje kudutangiza igihembwe cyo guhinga icyayi. Turabasaba rero nyakubahwa, nk'uko ejo bundi meya yaje na guverineri w'intara y'Amajyepfo akatwemerera umuhanda, amazi twarayabonye n'amatara, mwatwongereraho abahinzi dufite 70 hafi na bangahe, nibura bakaba benshi, bakaba na 200 hari i Busanze, kugira ngo igihingwa cy'icyayi kiyongere uko cyatugiriye neza. Bazarenga abo ngabo, bazaba benshi Busanze mu gitekerezo cy'icyayi kinini cyane. Mwamukoze nyakubahwa, kandi ibyo byadufasha. Nuye hafi y'umupaka y'u Burundi, ariko nkoresheje amasaha nk'atanu yo kugera hano. Wakoze cyane. Ndabashimiye rero, ntabwo ntinda mu magambo. Icyo nicyo nsaba kugira ngo twese iterambere rizatugereho, umunyarwanda yo gusigara imbere mu majyambere. Abagutumye babwire ngo Busanze ishonje ihishuwe. Murakoze nyakubahwa Ministre. Nitwa Bangana inkahinzi b'icyayi yitwa Kotenke. Icya mbere ndabashimira yuko mwaje hano kugira ngo igihingwa cy'icyayi gitera imbere, abantu bacyumve neza. Mwakoze, turabashimiye. Ikindi nkurikizaho no kugira ngo
Munshimire Perezida wa Repubulika nka koperative y'abahinzi b'icyayi Kotenke baduhaye icyayi, ubu turasoroma, abana bariga nta kibazo dufite. Ikindi gikurikiyeho nyakubahwa Minisita, twari dufite ikibazo dufite. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika yaduhaye icyayi, badutangira n'imigabane mu ruganda, banaduha n'igice kimwe cy'ishyamba kugira ngo kizadufashe. Ishyamba twararikoreye, twari tugeze igihe cyo kugira ngo turisarure n'abanyamuryango n'amafaranga yagiyemo abashe kubagarukira. Twasabye uburenganzira bwo gusarura iryo shyamba, turisabye ku karere batwohereza ku kigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba ariyo Rwafomu. Tuhageze turandika, tubasigira iyo baruwa, tuzi ko ikibazo kizakemuka. Nyuma numva barampamagaye ngo nzaze gutwara ibaruwa. Ngiye kuyitwara bayimpaye, sanga batubwira yuko iryo shyamba nta burenganzira turifiteho, kandi dufite amasezerano twagiranye na Minisitiri icyo gihe witwa Hajabakiga Patricia, niwe wari wadusinyiye ayo masezerano y'imyaka 30. Ubu nibwo twari tugiye kurisarura, birangira bityo. Nyakubahwa Minisitiri, nkaba nagira ngo mudukure mu ruhirahiro n'abanyamuryango koperative bamenye ikibazo cyabaye. Murakoze, ndabashimiye. Reka twumve meya ngo hari icyo akiziho, hanyuma nidusanga bisaba yuko tugikurikirana aho ngaho mu kigo nabwo tuzagikurikirana. Murakoze nyakubahwa Minisita, icyo nyiziho koko baje kudusaba uburenganzira bwo gusarura iryo shyamba ryabo, ariko kubera amabwiriza y'imisarurire y'amashyamba bitewe n'uko ringana, ntabwo ubwo burenganzira akarere tubufite. Numva reka tukijyane tugikurikirane, tuzagutelefona tukubwira icyo batubwiye, ariko twabikurikiranye twamenye ibyo ari byo, kuko ntabwo twari tubizi, sibyo? Ibibazo byarangiye? Torotoro murayizi, hari n'imodoka ebyiri zizaza. Torotoro izageraho imodoka idashobora kugera, kugira ngo icyo kibazo cy'icyayi kidashobora kugera ku ruganda kirangire. Ndetse wenda meya araza no kuvuga ku mihanda igiye gukorwa muri iki gihe, kandi yose ihurira kuri iyi mihanda iza hano ku ruganda. So gahunda yo gukemura ikibazo cy'imihanda ndetse n'imodoka birahari, mu gihe gito bigiye gukemuka. Nicyo cyizere twaba. Bose hari umuntu watubwiye ngo ni umukuru w'isibo n'abandi bayobozi bose bari aha ngaha. Icyo tubasaba ni uko bafatanya n'abahinzi, icyayi cyanyu kikazamuka, haba mu kuba cyinshi giteye, haba mu kugifata neza kikongera umusaruro kuri hegitari. Ubu ngubu muri iyi koperative yanyu, nk'uko nabibabwiye, niyo koperative ifite umusaruro mukeya, mufite hafi ibiro 800 kuri hegitari. Ariko nagira ngo mbabwire yuko dufite n'amakoperative afite n'amatoni 15 kuri hegitari. Urumva yuko muri inyuma cyane ku buryo bukabije. Nagira ngo mbabwire iyo mibare namwe mwisuzume, murebe ikindi kintu kibarangaza gituma mudakorera icyayi cyanyu kugira ngo kigire umusaruro, kubera yuko ikintu iyo kirimo ukibamo, iyo utakirimo unanakivamo bikarangira. Nta mpamvu yuko umuntu agumya kuba ari aho ngaho uwo murima urimo ikintu kitamufitiye akamaro, kandi cyahagombye kuba kiri umurimo urimo ukora ibintu bifitiye umuntu akamaro. Rwose ayo matoni 15 nababwiye ni ukuvuga ibiro 1015. Mwebwe mukaba mufite ibiro 800. Uratekereza hagati y'ibiro 15 n'ibiro 800 yuko harimo intera ndende cyane. Iyi niyo koperative ifite umusaruro mukeya mu gihugu cyose. Ibyo nabibabwiye, nimbe mutari mubizi, nagira ngo mbisubiremo mubone yuko hari akazi gakenewe kugira ngo ibibazo mufite mu birangize. Ntushobora kwishyura umwenda usarura umusaruro ungana gutyo, ntibibaho, ntabwo bibaho pe.
tuzagumya dukurikirane kugira ngo turebe yuko umusaruro wanyu ugenda uzamuka. Niyo mpamvu nabahaye umwanya kugira ngo twungurane ibitekerezo cyakorwa kugira ngo uwo musaruro ugenda uzamuka. Icyo tubasaba noneho mwebwe nk'abaturage ni ukujijuka, mukaba abantu basobanutse, ntimujye mu manyanga ngo mubeshye cyangwa ngo mubeshyere abandi, ariko icyitwa uburenganzira bwawe ukabubona, sibyo? Hanyuma ibyo twumvikanye mbere, mufata neza icyayi, mugatera imbere, kurera abana neza bagakura neza kandi bakiga, hanyuma mu minsi ya vuba twese tukaba twateye imbere n'igihugu kigatera imbere muri rusange, sibyo? Mwakoze cyane rero.